tubaye ikaze kuri Souvenir na Fanny TV. Ubuzi bwamuha ona no birashira. Nimbere 30 rebe. Batumva kwiyemera kwiwe. Nimbere 30 genda. Nimbere 30 genda. Ntagenda genda arababanza tubwire ko bimeze tuzanye abanza tubwire. Ejo bundi tugiye utwacemo iminsi 3 ni batari. Nyine tuza abanza tubwire. Kwiyemera kwe urumva? Kwemera kwe ubuyobozi bumuha iminsi 30. Nkuko baho umuntu iminsi runaka 15 yo kuva mu nzu runaka. Bamuha iminsi 30. Sibyo? Kubera kwiyemera kwe ashaka kunyereka yuko arenze ahita avuga ati mu minsi 3 ndambanye amafaranga urenze gute iminsi 3 abari yasinyira urenze gute aba yari yasinyira amaze gusinyira iyo minsi 30 mani amaze gusinyira iminsi 3 iminsi 30 bamuhaye iminsi 3 yarangiye ejo bundi ni nagari ko babonye babibonye iminsi 3 n'uyu ubwo niba ari iminsi 3 ni umunsi wa nyuma ariko ntago bwari bwira nawe guhita uteza umutekano muke usakuza ngaha ariko rero Souvenir reka mbabwire wowe mani jya wubaha umuntu nubahere wenda n'urugo urumva hano hantu buri gusakuza haba hari abantu baje kuryama baba gutesha umwavu nizo zinzira nenge ahubwo si ibi nibi cyazo ega yarakaye ari sararanga kararuhinga bukwiriyeho wowe uzoza ibyo umva uzoza ibyombo wowe uzoza ibyombo kugeza naho Nyamuhana imanitse nanigendera bari kuvuga ngo imbere y'umuryango w'umuntu na rufunguzo ufite manze nafungiramo kamera karimo gereza rafunga sana ni wawe nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha wihangayika igisubizo cyabonetse habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora imyatsi ubafite ingano y'igitsina batishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo namwe tubakoraho rikaka ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame ntago twabibagiwe akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagimpande ndetse n'izindi mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti iraza kubageraho kuko kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Yes, reka nangire mbasuza mwe mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye impande n'impande aho biva bikagera. Ucyumva ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bitumenya ko ari mubi nanone iyo ndi kuzuma ingara hejuru bitumenya ko ndi nyenyine ari kumwe na cameraman hano ni mu mujyi wa Kigali ariko hano magaze nyine murabizi neza ko ari kwa Souvenir n'ubundi ariko n'abatindiye bambwiye yuko ibintu byakomeye dore Kigali sha abantu batari bazi Kigali Souvenir tuye mu murwa mukuru wa Kigali dore amahoteli sha abantu bavuga ngo igihugu cyacu ngo urabona reka nari kwibanda mu magambo menshi ubu ngiye kureba Souvenir ngo hari babana n'ubundi umuze kwina nimero zanjye bakamamagara bakambwira uko bimeze aramamagara arambwira ati wa musore ngo bita Keve yageze kwa Souvenir ukora iki ese ari kwa Souvenir ari gushaka iki ese yaba Fanny yagarutse ese yaba Souvenir ko yari avuga ngo gushaka amafaranga kumwishyura yaba yayabonye reka tugereyo tubanze turebe uko bimeze ngoze intura ndahanga manyango mbabwire icyo ngiye gukora ni icyo ngiye kureba uko bimeze kandi nanoneho hari benshi bagenda bavuga yuko nimero yanjye kuyibona bibagora ariko muranyisubiramo murambabwira yuko ari 079 4 8 ugahita uyifata rwose ugatuma amagara tumbwira ati hano byadogere nkuko n'abandi baba babikoze kandi navuze ngo muzajye mumamagara cyane mumamagarira inkuru nyinshi azajya agira ibihembo ahabwa impamvu mutaherutse kubona nkora inkuru nyinshi zigiye zitandukanye nuko maze iminsi ndi guhangana bino byo kwa Souvenir si gufata inkuru gusa ni no mu bavandimwe niyo mpamvu mba ngira ngo ibintu bigende neza bigende ruzungu shamo ninjire kamera nayihishe kuko iyo kintu kibanze kugira ngo tubanze twumve icyo bapfa n'ikintu barimo gukora icyo ndabona ari hatari kanyende kamera nayihishe hano kugenda nyihishe wabonye
yari imaze iminsi yimereye neza umuntu utanye kongera kubonesha umutwe Souvenir muvandimwe imeze bite? ndebera ubibwe n'iki ko ari hano mwana guhamagaye se we kandi Ninde se umamagaye nyine? ko ari hano none se reka Ase ubona nayoberwa ahantu uri. Ase wowe ahantu hose uteza induru. ngene nabikubwira bati ubwo fana garutse umuzanya ahantu uyu mukayitasa azahita garuka None se arabizi ko fana ari hano? Fani urabizi ko ari hano? ariko zambwira ngo nimubwire ngaze ibiki n'ibiki None se ko wagiye mu buyobozi ikindi kintu ushaka ni? hejuru kweli Wowe ko wagiye mu buyobozi ikindi kintu ushaka ni? wese bigenza ute kazi sitwumvikanye se umunsi nurara niba twarabwiye ko biza kurangira uyu munsi banza wumve uyu munsi wari warangiye banza wumve impamvu ndi hanze abantu barangiza kuko twaravuganye uyu munsi ngo aje gufata amafaranga Ariko nawe rero ibintu burimo. ikibazo cyanjye kiragira giti n'ikirego cyanjye kiragira Bwira abanyarwanda. umunsi warangira se no nimba bayaremeye ko amafaranga nayabahaye bayarisivinze bakayakoresha ubwo bukwe bwabo amafaranga nimba mwarayarisivinze dore na n'ubu baracuruza ibyombo wamaye tayimu ko nyigusaba ase temu yihingiyeho nakubwiye ati umunsi ndabyemera ko ari umunsi wa nyuma ako umunsi nurarangira banyarwanda umunsi warangiye uyu musore nagiye mu kirego sibyo ndavuga ati nkeneye amafaranga yanjye ndamurega yemera iminsi 30 ukaba amaye amafaranga none iminsi 30 nawe iminsi 30 n'iminsi 3 niyo bamuhaye ubuyobozi bwamuhaye ona no birashira nimba 30 rero batumva kwiyemera kwiwe nimba 30 ugenda Bene genda batabanza tubwire uko bimeze tuzanye abanza tubwire. ejo bundi tugiye twacemo iminsi 3 niba atari nyine tuza abanza tubwire. kwiyemera kwe urumva kwemera kwe ubuyobozi bumuha iminsi 30 nkuko baho umuntu iminsi runaka 15 yo kuva mu nzu runaka bamuha iminsi 30 sibyo kubera kwiyemera kwe ashaka kunyereka yuko arenze ahita avuga ati mu minsi 3 ndambanye amafaranga urenze gute iminsi 3 aba ari yasinyira urenze gute aba yari yasinyira amaze gusinyira iyo minsi 30 mani amaze gusinyira iminsi 3 iminsi 30 bamuhaye iminsi 3 yarangiye ejo bundi ntabwo ariko abagore babibonye iminsi 3 n'uyu ubwo niba ari iminsi 3 ni umunsi wa nyuma ariko ntabwo bwari bwira nawe guhita uza uteza umutekano muke usakuza ahangaha ariko rero Souvenir reka mbabwire wowe mani jya wubaha umuntu nubahere wenda n'urugo rwe urumva hano hantu buri gusakuza haba hari abantu baje kuryama baba baraye mu kazi sibyo baba baraye mu kazi umusore yamaye amafaranga yanjye ako niba yarabyemeye nimba nemera kuyatanga narabyemeye na mugihe mwambira ati ngewe mwanabisenyera batiye kuri iyo bwabaga amafaranga yawe tuyabone urumva eno yashaka ko kukanya tutatuyamo simwayishimyemo simwishimye ubundi ubwo ngene n'ibyo amafaranga yawe wanayatanga yego nubwo ndi kwemera kwicara na gihamya no kugira ngo arengere umugore we n'urugo no kugira ngo ndengere urugo rwanjye nta kintu gasuzuguro k'imbwa nkamwe iyo ni imitwe imbwa igira amafaranga ndetse ni gute utanga ubundi ukajya kwishyuza oya muhaga yayagusabye ko ariyo yayo Rego nshakana na kwishyura kandi aho wandika. Ya Souvenir nawe ibyo ngibyo uvuga ngo niba mwaremeye kuyishyura. Umuntu yatanze uhaye umukobwa muteretana ngo muratandukanye ngo ujye kumwishyuza. Kandi we yabitanze nk'inkwano baramusikamye no kwidefanda. Ratari nibyo abana basikama. Abana kwidefanda no kwidefanda. Souvenir ese wavuga gute? Muri abatubuzi. Mugabanya ibyo bikoma. Ahubwo si impamvu utabazanya Nyabugogo. Ibyo bikoma mwani. Ubundi Nyabugogo hariyo bande ko numva Genje mu mahoro mashya maguru mashya Souvenir tuza nago ikintu cyambara ari ugusakuza. Urabona aya maso asa gutya amurumuri. Reba ukusura ibyo bidirede n'iki n'amaso wagira ngo mane ni urumogi bari bagenda mu mwana. Wabiza Canada zi ayo mafaranga nimba nemeye kwishyura 470 ingaho uri kwishyuza akakanya nahita nyakora akakanya nyine akamfite 30 yego ugenda umira ko nayifite cyore kuzayafatira ko nayifite umbwire ngo uhebere ugende ako ko nagasuzugwa ne baremeye kukwishyura rero nawe ntabwo uri kuza guteza umutekano mukeya nta mutekano mukeya nateje kandi ngewe hari amakuru maje kumenya yuko uri umugambanyi none ko ngwamaga kuri telefone ntunyitabe ende wowe nose ngomba kwitaba uneza inyebebe ngizi inyebebe se ako nta rero ikintu nukavuge nabi nabwo wangeho birababi Souvenir ubu yararaka nukiri wa okay rero sigara tuje ndi mu maguru mashya tuza akusebe kuno kuko nunuka ndagukosora ndagucanga mutuntu twihuta cyane mu mbavu nisura buri ko nta mikino nisura bukubita umuntu wese amagi yanshuza amagi tuje guhangana nanjye noneho
ubona ndi kanyamagi ku nyine uje guhangana nanjye nicyo kibazo wavunye imbavu uragenzwa n'iki amafaranga yanjye aya mafaranga nayahari iminsi 3 yageze nayahari ntabwo ijoro riri bwire none se urya bigende mu gihe umbwiye ko n'amafaranga iminsi 3 yarangiye ariko nyine yakubwiye ko afite 60 n'ibikunda 480 nibikomeza kugorana ndafata umutekano w'aka kagari kiwabamo ase ubu souvenir boretse nganamubaza nk'ubu ngubu souvenir aramutse akubwiye ati rero njyewe nta kintu na kimwe twagutse jya gushaka uwo wayahaye muri kano kanya wamubaza iki ko ibintu byose ari ubwumvikane no kuyaguha ari ubwumvikane. uyu nguyu afite amakuru yuko ari kurera mani nditari ngo nyumvira binatangiye rero ibyo nuguharase niyo nguvuga ngo rero uri umugambanyi n'ibyo bitangiye niyo mpamvu nguvuga ngo rero uri umugambanyi nakubwira ati we fata amafaranga uyamereze ibyo ngibyo ureka kuruhira ubusa ngode sinicariye uvuga utanyegere vugira hariya wiruhira ubusa nyine vuga wicara hariya cyo uhagarare hariya utufaranga twose ari gukorera mu banana mve hejuru uri kwita mu matwi umuntu utakuzi mu matwi ibyo ngibyo rero ibyo uri gukora Kevin ni amakosa urajya kwitirinda itari iyawe urajya kwitirinda itari iyawe urajya kwitirinda itari iyawe uyu ni umwana wo guhakana ariko no kumusezera kugira ngo muze kurwana mupfu gusa uvuge ngo yaguhohoteye ngo agiye ngukuramo amafaranga ngo souvenir wirinde ngere icyo kintu nakubwiye muri kano kanya kuko ngewe n'amakuru ngufiteho wowe Kevin ntabwo rwose ngewe yabaye Kevin ngewe reka nkubwire urasetsa Kevin umukobwa bita Rusi uramuzi urasetsa cyane nakoze amererwa butikana ngo bari kumwe ku gisozi umukobwa bita Rusi uramuzi bari kumwe buriya nyuma yuko baje kutavuga se we na nyina bitwaje ngo ko ari sister wanjye nyine batangiye bararebye abantu uburozi ntago burakora kubera muganga Kamana muganga Kamana yakoze ibitangaza biri kuba kubw'imigambi y'Imana n'ubuco guzasanga nawe utwo dufaranga uvuga mu minsi iri imbere wowe uzajya nkureba nkahita no kujugunya we mayibo kazungu ariko rero nawe ese ntabwo wakoroshya ibintu we ntabwo wakoroshya ibintu ntabwo bakabisuzugura ahubwo ngiye ugahebera ngiye nayo kayareke rwose yakuye ko afite 60 ayaguhe niyo ushaka arayakura hese ajya kuyiba nayo ajya kuyiba kandi yakuye ko yafite 60 yarayafite urebe neza bataba bayagusatse 60 yarayafite kuko ngo ni umusikama wa Dan we n'umugore we wowe yita umugore yewe navuganye nawe Bonse uramushinja iki rero nawe mba mbona ngewe si amafaranga gusugamije kara cyuyu nguyu urumva niwe watumaga uri wawe nanabusuzugura iwawe ko ufite uburenganzira umuhungu wawe uyu nguyu rero babwiragabanye ubundi yagombye kuba ari nka mubwiragabanye kuko umujije nyanyu uzamutsina mu mbavu nka Nyabugogo ari gutubura yagombye kuba ese umuntu ufise kama umuntu uri kuba kure akamuhereza amafaranga oya reka genda tuje njya kundega none njya kundega ntabwo nabukoze nyine ujya kundega ntabwo nabukoze okay uranyishyuza amayi iki we muri kano kanya usuvenire bakubaje bakakubwira ati souvenir muri kano kanya wamayi iki wasinye iki se nagira ngo ibibazo birangire rero na souvenir birangize niba warasinye ibibazo birangize ahubwo se yasinye bike ko yasomye urwandiko bamwanditse negeni none nasinye nazi byari byo mwarafatanya none nifite stress ntabwo uzi gusoma mwarafatanya nifite stress yarayize we aho yumvira wowe wize se bikumariye ikirago urakuze kugenda wangara muri Kigali kandi avuye Canada yahe y'Urusizi ubundi ubwo wageze hanze wa mugani wowe hanze se ndetse navuze ko maba ngeze nakubwiye ko maba nta kibazo ngeze ariko ngo wohora mu byombo byo hanze wamenya gute abantu baba hanze mba bite byinshi byo gukora igenda ukanya ndabyoze ukanya ndi bubyoze nase si byanze sinjye wabiririye sinjye wabikoresheje uzi ko ufite ubwibone wowe mwana wowe ufite ubwibone kabisa none ubu ntabwo wakoze ibyombo iwawe inde hanyuma se umukozi namuhembera iki oyasura nishyira iryo vide hasi agiye kugura byeri se shyira amavide hasi wajya gucuca ugasanga ararakaye ari gukubisa kari nkubita ariko bitangewe namubwiye ati ntabwo mensa amagi wavana ukagenda nyine ntabwo ncuruza amagi kugira ngo bita nicaye ushaka guteza ibibazo kandi ngiye Kevin mba mbona ikintu kiba kikuzanye ari uguteza ibibazo hano ugenda mba mbona ikintu kiba kikuzanye ari uguteza ibibazo Alex nkaza nkasaza
nawe amafaranga nayo akarekera kakabanda agata umutwe. Va hano nyine ugende. gata umutwe gute se urajya kumutesha umutwe kubera niba yaremeye kugwamo ndabona ishusho yo kubona wasaza byaba ari sawa. Nyine wavuye hano nyine ukagenda. Tugenda. Nyine ushaka kuva hano ukagenda. kiri vide hasi ko tubene kiri vide hasi Mani umuntu ashaka kugusuzugura umweka ko byose bishoboka. Wowe nta kintu ngiye nyitinya. Nyine akugira ngo mfungirwe ubusa. Nafungwa ngiye no kumenya agahanga. kiri vide hasi mani tubene nuko agikora ibintu. Agenderera ubwo mutware ko neza agenda. nose uri kwaka umugore afungwa wowe ugashaka gufungwa. None se yavuye hano. Umunsi twavuganye n'urarangiye. Reba izuba riri kuva. wagira ngo wari uhari. Wagira ngo wari uhari. Mu nyandiko harimo ngo nimutishyura uwayakiriye arafungwa. Ahubwo kari kurwana ngo badafunga umuntu. Yewe nyikwege imbere. Yasubene Ukunda ubuzima bwawe ntunyikwege imbere. kiri vide hasi Uje gufatanya nawe. oya genda ubwo se oya bino kukurengera nago Urafatanya nawe. urashaka kurwanisha amavide ko Urafatanya nawe man. oya hoya Yize umusinzi. oya nago byari byo souvenir mwebwe mushaka ko ikibazo gikemuka mutarwanya ubonekera mu mapoto atabonekera umuntu wo mu byombo hano ngo abanza mukure muri uyu mwamba. Waretse ko man wabyuga umuntu w'umugabo Kira muri Musanze ku ipoto ari umuntu uri mu byombo hano. Wabyuga umuntu w'umugabo man ukajya ku imbwa man. Abantu b'imusanze mubwirira abantu b'imusanze badufashe basenge umwuka weraze muri ubu rugo gasibene. Ega ibyo ngibyo ntabwo ari cyo kibazo ahubwo umufashe kuva muri ibi byombo. Ibyo kuva natangira kuza kumushaka dore ibyo bitatuma mu rusazi. Aso wabiretse. byombo birabyo murabona bituma mu rusazi. Ntabiretse. Kamera yawe sishino. None nimba ibyo kutazumika ngo bere ku rusazi rwateye ino. Iyo mbikoresheje nimba mbisora kugira ngo nze kubikora. Woza kimwe tujye mu buraya n'usambanyi kandi witwa ngo washinze urugo. Ati cyo kibazo. Wiyemeje kuzagira kusenyera ariko hasi. Ase umusenyero rwo wubatse wubatse ubuye. Bihagije. Ibyo ntibihagije. Wageze ku wayubatse iki? Ngewe aho wahinze uzasinya. Nakubajije ngo umukobwa bita Rusi uramuzi nicyo kintu nakubajije mbere ya byose. Namuzi se ashinzwe iki muzima bwanjye kujya namuzi. Kwijijisha byubaka. Kwijijisha. Ibyo murimo namwe umunsi byabagarutse. Uzabona ko namwe Kevin ibi ngibi uri gukora bizakugiraho ingaruka zikomeye cyane. Indese niyo misiyo baguhaye. Nasubi iwacu ngiye meze neza niyo misiyo baguhaye. Ngiye bamaye misiyo. None urabona utaruseye. Urabona se umugore arurimo. Aya abantu nawe batubwire. Ariye. Nababwiye. Nakorohereje amati nawe mereza kandi muraserera souvenir ngenda ndakureka muserere. Amafaranga wasinye mereza aya ngaya urumva ureke kugaburira ukuzi urubuto utateye. Karaho kari guhwihwikanya. Watenda mu myaka 2. Utibuka n'ibyuba waravuze. Hakuze ko mumaze ko nakora bagutumye cyangwa ari oya njye ukivuga ngo bamubonanye na Rusi nahise mbyumva. Wumvishe ibise we nawe kumvirije. Oya ngewe ibyo mba ndimo haba harimo n'ubujyanama mbagomba kubahereza nakubwiye ko ibintu urimo ukeneye inama yo nguwo dore mugira inama ukuntu yava mu byombo akajya agashaka imashini imwegereza. Wewe turayigira. Nandi yarahabonye ariko. Yarahabonye. Agana ni wawe binje ko wabonye. Abonye mu abantu sinabonye barahabonye. Babibonye mu ari kutuka. Nano kurambirwa. Yabo kwica mu mwanda kwicara imbere y'umwanda. Bazi ko tuye kana gasore nakuni mu. Ariko akamubwira genda nakomeje. Genda nakomeza buryo. Ndashaka amafaranga yanjye kandi birenga uyu munsi nabonye amafaranga. Ako nakubwiye ko niba naremeka ari uyu munsi wagomba gutegereza. Bisubiremo wagombaga kugira gutegereza. Itegereza urebe ko haza kuboneka. Aboneka niyo bari buguhe. Wihanganye ute ku kintu cyawe ariko nkamwe rero sinzi ibintu mba muri gutekereza. Nihanganye ute ku kintu cyane. Urazigiye kidahari. Urabigenza gute? Ngajya kwishyuza noneho uwo wayahaye. Jya kwishyuza uwo wayahaye. N'abantu muri comment batubwire uko ubitekereza nawe uri umuntu
niba souvenir aza akakubwira ngo ngewe ibyo nta kibazo ariko ngomba kuyashaka nkayaguhereza kubwo kurengera inyungu z'urugo rwanjye, none ukabuje bikaba bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane, akaba nawe agiye kukubwira ati genda noneho ugira ute uyabaze uwo wayahawe. umuntu wese wagiye mu bukwe akaryaho wese arafunzwe biteganyijwe biteganyijwe buriya nawe uko ni ugwarasinga, uko ni ugutukana, nawe urafunzwe, uko ni ugutukana ngo umuntu wese wagiye ngo mu bukwe ngo akaryaho ngo arafunze ubu ngubu biteganyijwe n'amategeko. ubwo dushaka kumvikanisha yuko atishyura kidogo souvenir ushaka kumwanya abagukenyereye ibyo n'imbwa watanze n'akinka ubundi watanga inka n'urukwavu watanze. souvenir rero rukomeza kumukora kandi muraza guserera ngo abantu bose bariye ku biryo ngo by'amafaranga ye ase kamubaza ubundi kamubaza ushaka kuvuga ngo ningirwa mugabo ngo ase kamubaze we umbaze niko ngubu koko ndebe ngubu ese ngubu yarakoye wambabariye inshuti yanjye ushaka kuvuga ngo niwe wakoye ngo ararongwa kandi kwishyuza kandi muraza guserera nawe amafaranga yanjye nabahaye ngo bakore ubukwe. ibyo rero nibyo bikoroga souvenir mu gatunga gaserera ako tuzi kandi souvenir umva ikintu ashaka ntacyo ubonye, ikintu ashaka ntakibonye, ashaka yuko avuga, ashaka kuvuga ngo yaje gutwara amafaranga uramuhohotera. none se yagiye kuneza nicyo ashaka wagiye gukoresha rwo tumuzi bifate neza urankuraho nyine genda barata hakuboneka muri baranagusubira ingingo none ngo komeza uhicaye isundi rwaguriswa nawe wicaye ku gende reka komeza wicaraho n'undi izo wicaraho maze ndebe aho ukura amafaranga ese kwicaraho birayaguha ariko umunsi urarangira nyabonye komeza urindagira aho ngaho wabuze imirimo yo gukora warakubita inkoni munsi y'amaguru wabuze imirimo yo gukora tugakaje wakubita inkoni munsi y'amaguru wabuze ibyo baba kwishyura wese umuruho bagushyize murawuzi washize ntabwo umugabo mana akagenda gukoresha kuramana agenda ibintu bikava mu nzu kugabanya urugo wagiye ukava mu nzu ya mani niba bari kugusohora ahangaha, niba bari kugusohora ahangaha nyine wowe umva nkubwiye ukuntu bimeze, niba bari kugusohora ahangaha wasohotse ukareka guteza umutekano mukeya ko amafaranga uri buze kuyabona. umutekano mukeya uvuga nateje n'ubundi ko wicanga ni wawe ingingo indengera irahari nino nibyo byakuzanye reba yarafashe vide waramusubije se biri he dore ngere ari gukwashije wabuvuga riri imbere yiwe reka rifate turebe wakose mani none n'agakene nta kintu gafite natwara ubwo se manuri ibishura tu wagira ngo nibyo umwana babinda twajyana nibyo babindisha abana ese umuntu aragenda gusigira n'igitenge nasumugira ubundi ninde wabimeshe bino souvenir niwe rega nindushye baragitamitse igitamitse urikomeza kumwanduranyaho bamuhaye urabona ikintu nuke agamije kugira ngo akwanduranyeho njye mugira inama ukaba ngo ndi gukora ibi ngo ndi kugenda ngo nshaka gukora ngo ibikamera ngo nshyiraho ibikamera ngo nshyiraho ibikamera arongeye haguruka wicaye urumva arongeye haguruka nicaye ntunyegere ibyo ukora byose ntunyegere njyewe ibyo ushaka byose ntunyegere wallahi ntabwo byavamo kumva urarambiwe urijyana reka nyine cyane nuko njyewe ibyo nemeye nzabikora ariko aka kanya umunsi nurarangira none se wowe kuri kuvuga ngo umunsi wari warangira murumva biri bukemuke gute n'umunsi nurarangira ngiye icyo ngiye gukora wowe n'uwumva urambiwe ugende cyangwa ubyihorere ako nawe injira muri uwo muheno ngo ni inzu ni umuheno aho imbwa zira mwisenga ngo mwisenga ry'imbwa urumva ikintu yaje agamije ntabwo ari no muri peni yaje agamije kwanga gutesha umutwe ntabwo ari muri peni wenda muntu uza mu nzu y'inkwavu
yaje agamije ngo aguteshe umutwe. Inkwavu nizo z'inziranenge. Ahubwo si ibi ni ibi cyazo. Ega yarakaye. Ari sararanga. Kararuhinga bukwirireho. Wowe uzoza ibyombo. Wowe. Uzoza ibyombo kugeza naho Nyamuhana imanitse. Nanigendera. imbere y'umuryango Bari kuvuga ngo uva imbere y'umuryango w'umuntu. wagiye ukanda na rufunguzo ufite maze nafungiramo hano kamera kari mu gereza. Arafunga sana ni wawe. urabona utaje kwiyenza man. urabona utaje kwiyenza. Wanije urufunguzo. Arakwihoreye rero, arakwihoreye agiye mu nzu. Nenge gukingirana ukaguma muri. Arakwihoreye. Iyo gereza urimo. Tundayikwifurije ka kwicwa n'uburoro. Rucira mukase rugatwaranya. Subura umuntu kwifuriza mugenzi wawe. Kambika amaguru yanayi Nguhaye amasaha 22 yo kumunyeje amafaranga kuri account yanjye. Account ufite urayifite. Cyo kujya kwishyuza wowe wayahawe. Ubundi njye ari ikintu wamaye. Uri kurwanira iki? Cameraman nawe rero ntabwo nzi biba bikohereje nawe ntabwo Kugiye se batayaguhaye kandi. Ngiye buriya hari ikintu macaka yawe. Urumva wowe uba ufite ikintu ugamije. Uba ufite ikintu ugamije pe. Kandi buriya bintu ntabwo ari iby'umwana. Bino bintu buri gukora ntabwo ari. Bamfunguriye nsaba imodoka yanjye. Wayinjijemo gute? Wari uhari se? Uwagufunguriye yongera agira. Gusa nanjye kamutegereza hano hanze. Amutegereza hano hanze ndebe. Udasohoka. Abantu banjye nkunda noneho sha ibi ni ibindi bibazo njyewe ikintu ngiye gukora uyu munsi ni ukuba wenda nakishakira Fani aho ari kuko kugeza kuri uyu munsi wa none ndabona kugira ngo ubone ibintu nk'ibi ngibi biba aba ari ibindi reka nsoze n'ubundi nshakira izindi nkura ahandi ko ndabona n'ubundi uwo musore wanyu agiye kugenda ntawe uri hano rwose ndabibona ko adasohoka se kugira ngo mubone arenga gusa njyewe munabizi mbona nashyizeho kamera nta kindi kintu mbona nashyizeho kamera ngashaka kureba ikintu agamije Souvenir agiye mu nzira akinze undi ari hanze Fani kugeza amagingo ntabwo tuzi ahantu ari gusa ikintu gihari ni kimwe ni uko ndakomeza kubashakira ahantu Fani ari naho ibyo Kevin we nta kintu ari bukore nta n'ibintu by'ingemba nshaka gukomeza kubereka kubera ko ntabwo nta byiza akora ni ibibi gusa rero ahubwo wowe ushobora kuzamamaga kugira ngo nawe tujyane ikiganiro naguha iyo nimero ukayifata ni 0794 44 834 18 ni nimero ugomba kuhita ufata wamara kuyifata ukaba waba ugifite igihe cyose ukaba wamamagara tukagira ibyo tuvugana n'ubundi icyo waba ushaka kuntuma icyo waba ushaka kumbwira icyo twaganira icyo ari cyo cyose iyo niyo nimero yanjye njyewe nka Mubi wahamagara kugira ngo umbone reka nkomeze kugenda mushaka inkuru zitandukanye ibya Kevin byo ndakomeza mbibagezeho ko nshaka kuzajya nicanga nawe babwira hari n'igihe biba nta kamera mfite ari ugasanga muzi uko mbifata nshaka kuzajya nicanga babwira nuko byagenze byose murakoze reka nkomeze kuzenguruka n'ubundi mu mihanda ya Kigali ndeba uko bimeze tubaye ikaze kuri Souvenir na Fani TV.